Paka ntago yivuze ariko tugomba kumuvuga kuko yasize amaboko. Turamukunda cyane nkuko dukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni cake ya Paka tugiye gukata mu kanya. Tuyisanye n'inshuti zacu ku mutima kuko ni muri covid. Bakti hano hari ingufuri. Hano hari ingufuri. Izi ngufuri zisobanura ibintu byinshi cyane, turazifunga mu kanya. Inshuti za Paka zibuka uyu munsi ingufuri ni 50. Aka ni agataburo ka Paka twakoze kagacaguwa tu. Uyu munsi ni w'agaciro cyane ko ari anniversaire ya Paka. Byahuye ni umwana w'umunyafrika. MCP wamamaye nk'ibisanzwe, reka maze nshimire umusaza kwanza Caguwa wadukoreye no place izajya dufasha kwibuka Makaveli. Ubundi one love bivuga ubumuntu. Yes, abarimo kurikina BigTown TV one more time. Gahunda za BigTown TV ziracyakomeza. I go by the name back to you and this is BigTown TV. What up my people? Mumeze fresh. Uyu munsi tukaba tugiye gutungura umugabo witwa Caguwa. Uyu mugabo witwa Caguwa akomeje gukora ibirori byo kwibuka Tupac. Umunsi Tupac yavukiyeho n'umunsi Tupac yitabye Imana. Tupac Shakur ni umuraperi wo muri Amerika. Yakoze cyane ya hip hop. Abantu benshi kwisi baracyamwibuka kugeza ubu ngubu. Tupac Shakur niyo mazina ye y'ukuri. Tupac akaba iyo arimo kuririmba cyangwa iyo yakoraga music ye yitwaga Tupac. Urumva? So uyu ni umunyamerika ukora injyana ya hip hop. Akaba yahoze ari songwriter, akaba ari actor, akabazwi mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Yavutse ku itariki ya 16 mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1971. Yavukiye ahantu hitwa Eastern Helen, New York, United States of America. Yapfuye cyangwa yitabye Imana September 13 umwaka w'1996 muri University Medical Center, Las Vegas, Nevada, angaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So Tupac Shakur yari umukinnyi wa movie ku bantu batamuzi. Tupac Shakur yamaze gukina movie nyingi zitandukanye. Big and Tupac, Poetic Justice ni movie ya Tupac yamenyekanye cyane ahantu henshi atandukanye. Justice no Above the Rim nayo ku bantu bakunda basket n'ibintu byinshi bitandukanye. Movie narayirebye ndanayikunda cyane, usibye ko izi movie zose za Tupac narazirebye. Amaze gukina indi movie yitwa Gang Related na Gridlock n'izindi nyinshi zitandukanye, ariko izo ngizo nizo zamenyekanye cyane. So uyu mugabo Tupac Shakur Caguwa yamukoreraga ibirori imyaka myinshi cyane hano mu Rwanda. Ese muri covid n'ibindi byinshi bitandukanye hari ibirori bya Tupac uyu munsi muri birthday ya Tupac. Let's go man. Hano ni kwa Caguwa, hano ni ku nyubako ya Rubangura hano mu mujyi. Harazwi cyane. Tukaba tugiye kureba Caguwa maze tumutungure muri shop ya afite iduka rinini cyane agurisha ibintu byinshi bitandukanye. Tugiye kumutungura turebe ese uyu mwaka uyu munsi iyi tariki yo kwibuka Tupac hari ibirori bya Tupac Shakur cyangwa wapi. Let's go my people. Ibindi byinshi maza kubimenya ni mu kanya gatoya. Stay there. Peace. Yo, BigTowners. Hano niho kwa Caguwa kuri shop. For the first time tukatuje kumutungurana no mucuruzi. Let's go man. Yo. One love. One heart my bro. This big DJ Bob.
This is a surprise. This is surprise. Ingi niyo gitumo one more time. So ya ndishimye byata no next time ugeze ku kazi ugize job for the first time. kabisa aha niho job dutekerereza wana tuba tumeze neza natwe tumedita ngaha urabizi ko kari akazi twakazimya kabisa Reka nzi nanjye ngaho. Yeah. BigTowners. Mwabonye hano ni kuri shop ya Caguwa. Uyu mugabo kunakunda Tupac, reba hano hasi amakaro yose ni Tupac. Mwabibonye. Let's go man. Yewe. Ni fresh. Uyu munsi nagutunguye tu. Yewe. kazi kanyu bakti Subizi se ndahazi cyane. anga niho dushakishiriza natwe turazanye tukagerageza gushakisha nubwo covid imeze nabi twirinda tukagira nyine twegeranye tugana distance ariko ni fresh life goes on. Uyu munsi urabuzi se? Uyu munsi ndawuzi itariki ya 16 mu kwa gatandatu ni umunsi wa Tupac. Na anniversary ya Tupac. Kutunguranye wa oya ubabwiwe n'iki ku uyu munsi niki cyakwibukije abantu benshi nago babibukana anniversary y'abantu ariko niki cyakwibukije ku buryo ushobora guhita uvuga ati ndagenda Caguwa mutungure ndabizi wenda ashobora kuba atagiye mu bintu byinshi uzi impamvu Caguwa imyaka yose akunda gutegura ibirori bya Tupac birthday n'umunsi Tupac yitabi Imana. So akunda kubitegura kenshi. Uyu munsi nahise mvuga ngo reka musange shop mubaze ese biracyameze kwa kundi ibirori biracyakomeza umwihariko kubera kuri ya covid yishe ibintu reka arabitubwira. Bagiti no kuvuga yuko uyu munsi ni wa Tupac na anniversary y'uje imyaka 50. Uyu munsi ni umwana w'umunyafrika urabizi uyu munsi ni umwana w'umunyafrika turabicelebra byose uyu munsi ariko none dufite ikibazo cya covid kandi urabizi yuko n'Imana itubwira ngo kugira ngo tubanze tuyubahe tubanze kubaha abayobozi bacu urabizi ko covid ari ikibazo. Uyu munsi rero twapanze ikintu cyo kuvuga ngo birabera mu mitwe yacu ariko hari akandi kantu nari nateguye yuko nza gufunga nimugoroba ngiye ngaje gufunga ingufuri kwa Tupac zihwanye n'imyaka ye ingufuri 50 zihwanye n'imyaka ya Tupac zizajye zitwibutsa uyu munsi wa Tupac kuko ni umunsi wakataraboneka twese turabicelebratinga. Hari inshuti zacu nyinshi zapfuye kuba tugejeje uyu munsi no kubera ja ko kurabizi ko nabo twizi icyo tuzi niko tuba kwisi ariko ikintu cya mbere ni one love. None ubwo tubonye BigTown short my bro urumva reka ite mfunga iduka diye tujya kwa Tupac nubwo yapanze ko nyene nimugoroba twenjoyingane mwerekwe dufunga ingufuri namwe turi kumwe n'abafanizi bacu bazabona ibirori twakoze bya Tupac ariko ikintu nabwira cyo respect tugira urukundo Bagti. So ugiye gufunga iduka? Ngiye guhita mfunga. Abakiriya se biragenda gute? Bagti nsubizi ko nta muhanga w'ubuzima Bagti. Urumva kandi uyu munsi ni w'agaciro n'umwanya w'umunyafrika twishimira. Urabizi ko life twabaye hano mu muhanda igihe kinini cyane ibihe biduha kubaho no dufite dushobora nibo umuntu yavuga ati reka yigomweho umwanya muto cyane afunge ni ibintu by'agaciro kugira ngo twubahe niyo kintu cya Park. Nose ko mwigo muri mukava iwanyu mukaza kutureba. Si byose. Nabyo byose ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu by'agaciro. Ibintu by'agaciro byatari ubu ngiye guhita mfunga reka dufunge. Tujye kwa Park tujye gufunga ingufuri zirimo hano. Asigaye ikirori kibereye mu mutwe wacu. Respect byatari na muhanga w'ubuzima naragiye mbikubwira kenshi na kenshi kandi ngo hari ijambo nungutse muri ino minsi rivuga ngo twimenye twakihenda. Twimenye twakihenda ni ibintu byinshi cyane kandi aho kuvuga uzumve Bagti. I respect that. Na mpamvu yo kuvuga byinshi tujye dufata time yo kumva. Yeah, DJ Bob. Yeah. Bimeze gute? Ni neza uyu munsi n'umunsi Park yavutse urabizi ko ndi umuraperi. Yeah. Uyu munsi urabizi ko ari wo munsi Park yavutseho. Niwe yuzuza mbese imyaka senkani. Kuri imyaka senkani ya Park no kuvuga ngo uyu munsi tugomba kwiziriza ariko attention dukora attention cyane urabizi covid yagarutse bundi bushya urumva covid yagarutse bundi bushya no kuvuga ngo nta by'abantu ntaki ni Caguwa yabivuze ngo ni mu mutwe ya that's what it is. That's what's up. Mukanya gato muhita mukurikirana n'ibindi byinshi bitandukanye
Caguwa ngo yavuze ngo agiye gufunga iduka, tukamutunga ku iduka ngo agiye kurifunga maze gahunda zikomeze. Stay there urimo gukurikirana BigTown TV. Yo. Yo BigTowners, tukaba tumaze kugera kuri Tupac Kigali Village. Hano ni kuri museum ya Tupac. Museum ya Tupac iyobowe na Caguwa, ngira ngo muramuzi mu bikorwa byinshi cyane. Avuye gufunga iduka yarifunze none na hano ngo hari ingufuri zigiye gufungwa kwa Tupac. Afite uyu munsi yagomba kuba afite imyaka 50 na 50 yuzuye. 50 yuzuye. So ingufuri ni 50 ziraza gufungwa zigaragaza yuko Tupac tukimufite ku mutima ku myaka ya 50 nubwo tukiriho natwe. Ni ibintu byo kwishimira. Pac ntago yivuze ariko tugomba kumuvuga kuko yasize amaboko. Turamukunda cyane nkuko dukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda. For life BigTown. Indirimbo eshatu Caguwa akunda za Tupac cyangwa zituma yibuka ibintu byinshi cyane nizi? Ni indirimbo nyinshi za Pac. Ntago ari eshatu gusa, ni zose nazikunda, ariko Dear Mama, Changes, California Love ni ngoma nziza. California Love. So museum ya Tupac ndabona yarahindutse byatari, imeze neza ubu ngubu. Everyday buri munsi yo naje hano mbona ibintu biri kugenda bihinduka. Changes nyinshi cyane. Dear Mama, ikintu cyambere turanga twebwe nk'abanyafrika na Afrika yacu. Ariko Afrika igizwe n'abamama, tudafite abamama nta kintu twaba turi cyo BigTown. Natwe abamama dufite ntacyo bari baba ari cyo. Niyo mpamvu turi muri Afrika, dufite abamama bacu tubakunda, tububaha, badutoza ubumuntu tukabufata. Ni ibintu byiza cyane, niyo mpamvu Afrika iri ahangaha. Twakomeza iyo mama ni ibintu byiza. Hari urabona noneho handitse ngo aheza mu isi kwa Pac. Aheza mu isi kwa Pac. Na ahantu nkunda cyane. Urabona ni picture ya Pac. Muri picture Pac ndabona umwaka w'1971 na rimwe tariki ni uyu munsi. Uku kwezi Tupac yaravutse. 96 no kwibuka bahise bamurangiza. Ntago yarangiye arahari. So nje nago nshaka ko dutinda cyane, ndashaka kugweza microphone utwereke tu changes ibintu byinshi byarahindutse no kuri museum ya Tupac. Aka gakombe se ko ari sawa cyane. Gakombe karimo ji cyangwa ni igikoma? Ni ji yakayoga. Subizi se.
tuzazinywa ikindi gihe uyu munsi ntabwo ari ukumwiza uyu munsi turarya watermelon turya imbuto reka nje nguhe microphone kwanza ubanze uzengurutse kamera ya BigTown TV utwereke kuri museum ya Tupac bimeze gute Tupac Kigali Village ndabona salad station harimo za staff zo reka nguhe microphone nanjye reka nguhe igikombe kwanza banze ufata igikombe one love umfashije mbo bagti twagiye ngiye kureka kwa Park ikintu cya mbere kiranga kwa Park ni inyenyeri Tupac yakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye niyo mpamvu twamwubakiye inyenyeri ahangaha inyenyeri ya fresh benshi iyo bayibonye bavuga ngo ni imva ya Tupac ayo n'amapaki byihorere ahangaha noneho iyi ni cake ya Park tugiye gukata mu kanya tuyisanye n'inshuti zacu ku mutima kuko ni muri covid ntabwo zabashije kuza ariko turazishyira muri take away ahangaha ni Tupac Kigali Village nyirizina noneho bagti hano hari ingufuri izi ngufuri zisobanura ibintu byinshi cyane turazifunga mu kanya n'inshuti za Park zibuka uyu munsi izi ngufuri ni 50 ni 50 zose noneho aka ni agataburo ka Park twakoze kagacaguwa tu urakabona aha nta no kubika imfunguzo kugira ngo tuzashaka next tuzazijyana ahangaha urakabona iyi ni gita Park yakundaga gita niyo mpamvu tuba tuyifite izi ni taburo za Park hano hariho family ya Park yose hariho mama we habaho sister we hariho papa we abantu benshi family ya Park yose iri hano mi cadre ya Park ni ibintu byiza cyane dukunda twishimira sana ikindi kintu twakubwira twagutemberezamo hariya no kwa Park handi tandukanye Baktizo ngwino ngunjize muri museum ya Park ariko wamukatsiwe urabona hano ni kwa Park n'amakadire ya Park twibutse ibintu byinshi bitandukanye ni ibintu byose twishimira bya Park aha ni ahantu abana banywera ji ahangaye twazanye abana barimo baje nko kwiga ibintu bya art nuko covid yabizambije ubu ni ahantu abana banywera ji turahakunda cyane nakari gaciyemo twakomeje bro Baktizo yo iyi ni art ndayikunda cyane no art hano handitse Fen Shakur ndamwemera sana harahanditse Tupac Shakur ni art abanyafrika bagenzi bacu kandi ikindi kintu nababwira cy'uyu munsi ni w'agaciro cyane ko ari anniversaire ya Park byahuye ni umwana w'umunyafrika uyu munsi ni umwana w'umunyafrika ni ibintu byiza cyane dukunda cyane tuzayi tugira urukundo nk'abantu bo muri Afrika dukundane nitubana tuzubahe nicyo kintu cya mbere kuko nta muhanga w'ubuzima kandi abantu mwisi ikindi kintu abantu cyakimbabaza nuko dusanyira ku isahani imwe twarangiza tugacuranwa ubwo ni ubuzima ariko life goes on ntago byagombye kubaho twagombye kugira urukundo tugakunda nk'abanyafrika nk'abantu bo mwisi mu kagari ko mwisi kuko mwisi haberamo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi umunsi nazi ni wa wundi ariko ndabizi life goes on wangu down bizagera duhura inshuti zacu nyinshi cyane twakundaga one love twakomeje bro mungeri w'Imana nyakira ariko uze kunyakira mu kanya aha nta tutakushi ibi boro biri aho ngaho by'umwanda tu izi home bro izi home mfite ihumi yanjye hano itajya imbeshya yitwa Bobby kunda Tupac cyane inyigisha ibintu byinshi cyane twabanye muri life yandi handi muri ya street si ibintu byiza cyane Bob rero nabwo nabasha kubabwira akagira ikintu ababwira nk'umuntu wemera Park wageze kuri nomizi ya mutukiyubaka bwa mbere hakibamo ibyatsi bagihingamo ibishyimbo ni ibintu byiza cyane urumva nyine ni kwa kundi Bob aba niga se twatemberana gatoya tukamuvinga tukagira ikintu tuvuga yicare kuri X0 no kubaho no kutabaho ariko life goes on ni ibintu byiza cyane Bob yagira akantu gato cyane arabasobanurira hari hepfo utuntu dutandukanye
Bobo wahamanye kwa Park. hano ni kwa Park ya Hari handitse ngo life goes on. Ni ijambo nkunda cyane gukoresha ma friend banje. Anytime. Wamamaye. For life wavuze byinshi kuri Park my bro. West side till we die bro. Ahangaha aha ni ahantu twemera bya hatari twireferaho ibintu byinshi cyane bitandukanye byinshi dukunda twenjoyinga sometime nta bintu byinshi noneho hari handitse amazina ya family wa Park, mama wa Park na papa wa Park. MC wamamaye gira ikintu bambwira amazina banzo yabambwirire ko wagiye uvuga byinshi. MCP wamamaye nk'ibisanzwe reka maze nshimire umusaza kwanza Caguwa wadukoreye no place izajya dufasha kwibuka Makaveli izajya dufasha kwibuka Makaveli ringiri wabyita ko ari nk'ibuye ry'ifatizo rivuga for life Tupac Afeni Billy aba ni amazina y'ababyeyi be angana ahantu ugera niyo waba utazi Tupac ugomba kuhava hari byinshi cyane umaze kuhamenya ukihagera byonyine tubuze Tupac ni muntu ki bitiriye hano hantu so big up kuri Caguwa rero wakoze place nk'iyi ngiyi men wakoze ibintu bya fresh reka mbabwire n'ibindi byinshi cyane kuko ariko turacyari kumwe tubwira hari amayide menshi cyane ya Park wagiye utubwira n'ubunza kutubwira dutembere mu gato noneho Bob nagira ikintu atubwira hari haruguru kuko handitse ijambo ryiza cyane dukunda rya kirasta. Bob one love bro. One love. One love, bro. Yeah, one love. For life. One love ni ijambo dukoresha umunsi wose. One love. Umunsi wose yo turiho tuvuga ubundi one love bivuga ubumuntu. One love bivuga ubumuntu. One love. Yeah. One love ntabwo ari ijambo twigishwa. One love ni ibintu bigomba kutubamo. Yeah, nk'abantu dukunda Tupac ya. One love niyo kuvuga igihe cyose. Yeah. Yeah. Musa ku munsi nk'uyu nguyu twibuka umunsi Tupac yavutseho kuri anniversaire ya Tupac turaza tukajya tukishima tugahura n'abashuti bacu bakunda Tupac tukibukiranya ibijyanye na music tubamo igihe cyose niyo twibiramo niyo tubayo no kuvuga ngo turaza tukagera ahangaha byakorewe Tupac nk'imwe mu ntangarugero yabamwe tukaza tukagera tugaciringa n'abandi tugahura tukaganira tukungurana ibitekerezo ntituba tunaherukanye ariko cyane cyane no minsi byari bigoye cyane kubera icyorezo cya covid mwabonye ko tuba turi maske ahantu hose dukaraba tugira gute ma distance mwabonye ukuntu twari tugiye tumeze ibi byose tuba tugomba kubyubahiriza rero mu gihe turimo mu bintu nk'ibi ngibi kugira ngo wenda niba hari n'umuntu ushobora kuba yanduye wenda ataba yakanduza n'undi tuba tugendera kuri gahunda nyine za ariko gahunda nyine zigakomeza ibintu bikagenda neza. Respect bro, one love. Twakomeje none mbere kwa Park. Bakti, come on bro. Bakti p. Hano handitse umunsi w'ukuri. Bakti, umunsi w'ukuri ni ryari bro? Kuri yanshuro. Umunsi w'ukuri buri munsi ndabivuga ndabisubiza neza. Umunsi w'ukuri n'uyu munsi. Today man. Today tudushimira nituryama tukabyuka tudushimira Imana. Uyu munsi ni w'ukuri. Twakomeje bro. Ini art. In Africa ni kwa kunini nsubira. Ni Africa irimo Park ikabamo nanjye. Ndayikunda cyane nyirefera ibintu byinshi cyane umu-artiste wayikoze ndamwemera cyane. One love my bro uzi gukora art nziza izi nimbaraga z'igihugu tujye dukunda aba-artiste bakora art ni ibintu byiza bamwita Rambere noneho hano ahangaha nahantu tuzatunywera akantu ko kunywa k'abantu bakuru agacupa agahenesi none hano handitse California hari abahanditse Flamingo n'ahantu barasiye Tupac ni umuhanda
wo kuri Flamingo niho barasiye Tupac. Noneho hano iyi ni isaha ifite ubumuntu. Bagiti ni sangahe? Saa 5:15. Niyo saa Tupac yaboneyeho visa yo kujya down, ariko dushimira Jack kuba tubizi. Iyi ni isaha, natwe isaha zacu zirahari kunuko zikigenda. Ibyo turabizi, dushimira Imana kuko iyo utazi yuko uzabaho biragufasha mu myitwarire n'abagenzi bawe, ariko uzi yuko uzabaho urigomeka, si wubahiriza amategeko, sugire gute, kandi Imana irakubwira ngo niba wubaha umuyobozi wawe uba wubaha n'Imana. Twubahe abayobozi bacu, bakora akazi kenshi bagiti, bakora akazi kenshi, respect byatari. Twakomeje bagiti. Noneho ikintu nakubwira, uyu munsi nubwo nta nive ya paka, reka mwinjire muri museum ya paka noneho mo gato tu. Ani muri museum ya paka ni chap. Ibi ni ibitabo bya paka dukunda bitandukanye. Ibi bitabo nkunda kubisubiramo kenshi cyane. Ni ibitabo byiza cyane, bimwe na bimwe nigeze kubisoma nk'ingi Hello If You Hear Me. Ni igitabo cya Park kirimo kuvuga ubuzima bwa Park n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari Inside Thug's Heart, Tupac Shakur, Through My Eyes, Tupac Shakur, Seeing Liben was coming. I don't know this one, but it's also Tupac Shakur. How long will they mourn me? Bazamushingura ryari, we ngo ni Tupac Shakur n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Ya bagiti nyine wahabonye hano mi chap. Hano hari n'undi musaza twemera cyane witwa Bob. Buriya muri room ya Park habagamo Bob, yemeraga Bob kuko ni legend w'umuhasara, twirefera ibintu byinshi. Urumva ni ibintu byiza dukunda twese, ni Bob turamukunda cyane, ni rasta yatwigishije umuntu. Twagiye mbereke none tugiye kujya gukorwa igikorwa, tugiye gukata watermelon nka cake, niturangiza dufunga ingufuri. Ni igikorwa dufatanyamo n'abaji bacu hano, wamamaye na Bob na Baptizo, nawe urafunga ingufuri. Yeah man, yeah, one love bro. Kandi nabo tutari kumwe none hanga ku mitima yacu turi kumwe. Respect bro. Twagiye bro. Twagiye kuri cya gikorwa cyahandi. Uyu munsi turanywa amazi tujye n'imbuto, nta bintu bya bia biri ahangaha bindi kubera ko ni muri covid. Bia ni next. Wamaye cyacyuma Selema, wamaye cyacyuma ko mwakijyanye. Mahabonye kwa Park. Ubu none cyagikorwa bagiti ngiye kugigukorera none ahangaha. Hano iyi watermelon ikubiyemo cake. Ikubiyemo ibintu byinshi cyane, ni ragareti hambaye. Ragareti nkunda umukati waho. Niyo mpamvu. Ariko hano ni watermelon. Ariko nabo twibagiye yuko ragareti ikora ibintu byiza. Next time tuzaza tugure cake dusangire twese. Ya ragareti iraryoha cyane. Reka mwayibonye cake yacu Bob. Twagiye tuvuga ibintu byinshi. One love rero ngiye gufatanya n'abaniga banje hano, ngiye guhamagara tukate watermelon tuze kuyisanya n'abaji bacu. Bob wamamaye, come my bro. Wa munsi ukuri wangu dukate keke ya Park my bro. Baptizo fatano twagiye tubikora inshuro nyinshi. Myaka 50 y'umusaza. Happy birthday Tupac Shakur. Myaka 50 ni myinshi bro. Rest in peace. Yeah. Rest in peace Park. Respect kan. Shishana imbaraga zawe. Ni imbaraga bro. no gushishikara. Yeah. No kugira courage. Wamfasha ho gato. Yeah, Jack B nawe yaje. Jack B noneho ikindi kintu te ngona ifata watermelon tubereke keke ya Paka. Muretse gato. Keke ya Paka ni fresh cyane. Yeah. Zo ni imbuto nizi ngizi vanga na ziriya.
Yeah. Na Jacques akaba yatejemo. Na Jacques reka kuri keke ya Pâques. Respect. Noneho kuri serauti. one love. Yeah man. One love bro. Even dine. One love. Bob, come on. Banda uzo kuri keke ya Pâques. Enjoy. Tujye tujya dukunda imbuto n'ubuzima. Ubu tumaze gukatira watermelon y'imyaka ya anniversary ya Pâques y'imyaka 50 ni ibintu byiza cyane. Tugiye gukomeza noneho. Keke yo yaryoshye cyane. Imana ishimwe cyane kwa keke ya Pâques. Twagiye noneho tugiye ku Ingufuri. Wamamaye. Imyaka 50. Tugiye gukora ikintu cya kirasta. Sibyo? Wamamaye. Teka. Bob. Urafunga iyo? Nari nafungiye ngiyi. No dukomerezeho. Ingufuri ziriho amatariki 16 z'ukwa gatandatu 1971 16 z'ukwa gatandatu 2021 imyaka 50 yuzuye. Ya twakomeje none twakomeje. Tugiye gufunga Ingufuri hano. Tugiye gufunga Ingufuri imfunguzo za tugiye kuzibikamo hano. Tuzazijyana aho zagenewe kubikwa. Ya tuzazifunguriza muri bank tuzagenda tuzibitse. Tuzafunguza imbohe izo ngizo. Imbohe zibihe. Ya noneho dukomeza akantu keza bagiti uramfasha. No turatangira uku. Caguwa imbere yuko dutangiye gufunga Ingufuri. Igisobanuro cy'Ingufuri ni iki? Igisobanuro cy'Ingufuri no kugira ngo dufunge ibyishimo byacu mbese Pâques yageza kutwereka tugaragaze yuko tubizirikana dufunga Ingufuri n'inshuti yacu n'izindi nshuti zacu zitari aha ngaha n'izizasobanura iby'izi Ingufuri nazo bashyireho izabo yuko turi abahamya yuko Pâques ari umunyakuri. Pâques yiziraga Imana bagiti twizera Imana bagiti nta muhanga w'ubuzima kandi abantu benshi cyane basangira ku isahani bagacuranwa iyo nisi mba nkubwira bagiti ujye wumva ikibazo kiriho abantu bavuga ngo abanyamurenge bafite ibibazo ngo nta gihugu bagira kandi n'abantu baba ku isi ariko twarangiza tukavuga ngo kandi dusangira ku isahani imwe turi abanyafrika twese ari ugasanga barimo hari ibibazo hariya ujye wumva ibibazo biriyo Imana ibatabare kandi natwe tugerageze tuvuganira abantu bo mwisi bumve yuko turi abantu. Bob uko ari kwihuta cyane. Bob utegereza. Turasobanukirwa igikorwa cy'Ingufuri rero nuko nko kimeze reka tugikore niyo tutaba turiho hari abana bazajya bazabirefera ibintu byinshi cyane nabo bagafunga Ingufuri bakavuga ngo tujye tugira urukundo tugire one love dukundane dukunda ibihugu byacu. Kandi tumenye yuko nta muhanga w'ubuzima bagiti nkunda kubisubiramo cyane one love rero respect ku mahomi yanjye yose tugiye gufunga Ingufuri nundi uzayikenera gufunga Ingufuri azafunga Ingufuri kwa Pâques n'inshuti ye respect ni bad spirit tugiye gufunga mu gihe MCP arimo gufunga Ingufuri nawe yagira icyo atubwira. Tugiye gufunga Ingufuri zihwanye n'imyaka turafunga n'Ingufuri zihwanye n'imyaka ya Pâques Ingufuri 50 ari n'umusista ngo arashaka nawe gushyira Ingufuri Ingufuri 50 hano Jacques nawe arashaka gushyira Ingufuri funga hano sister funga hano umwe kugira ngo bigende neza bigaragare neza
Caguwa ngwino hano muri. reka ndanaze n'ingufuri hariya Kebro nawe yagiye gufunga ingufuri. mfunze Imfunguzo ni hariya. none se turarujugunya Imfunguzo ni ukuzijugunya. burundu nta na rumwe natwara Nushaka wongereho nini? nari nzi ko basi natwara Imfunguzo ngo Zigomba kujya hano. nari nzi ko natwara basi urufunguzo rumwe nkazajya nza nkavuga ko iyi ngufuri ari njye wayifunze. Yes, BigTown gahunda yo gufunga ingufuri iracyakomeza. Imfunguzo bakazijugunya hariya. Ingufuri ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi, ya munane. Imfunguzo ni ukujugunya hasi. sazigenda muri banki bazitubikira ariko bagiti ukurikira umubare urebe ko zuzuye 50. Cyenda. Ingufuri ya 10 ikaba igiye gufungwa na Caguwa. Imfunguzo nakubwiye ko ni ukujugunya hasi ariya mu hari ahantu zigenewe. MCP nawe akaba agiye gufunga ingufuri ya nagari ingufuri zisanzwe nureba neza basanga ni ingufuri z'igicaguwa. Ni ingufuri 50 zingana nk'imyaka Tupac yagomba kuba amaze ari mu buzima. wa munsi wacu wageze ingufuri wayizanye kabisa one love amahoro n'umugisha byatari anive ya paka uramune ko ibonye n'umama wacu nafunze ingufuri ni ibintu by'agaciro cyane asante sana mama respect amahoro n'umugisha rero enjoy kwa paka ni ibintu byiza cyane ya bisaba cyane ya ni ibintu bya fresh nawe wagirene ikintu bwira abafans ba Tupac kuri Niveye ara twakaza rotameroni ni cake ya Park turagwaho dusangire turaha ku bashuti bacu ya Tupac enfin kuri njyewe ni never die kandi ni umuntu kwandira nka onka kwandira navuga nka Bob Marley tu n'aba legend bose no legend n'abantu beza bose bafite umuntu one love kuri museum ya Park ndishimye cyane nanjye murakoze kwa mwanumiye one love ya twakomeje noneho ngiye kugukorera akantu kandi kamwe tugire tubike za ngufuri za ngufuri za paka zimfunguzo za ngufuri zirimo hano tugiye kuzibika hariya ni ibintu byiza cyane byose bya one love Caguwa utungutu utuboro udusobanuro kwa Park n'urukundo tumukunda natwo tugeze ku mubare wa 50 tugiye kudushyira hariya natwo nk'ikimenyetso cyo kumukunda Park ya
One Love. Ni ibintu ni igikorwa cy'umuntu dukoze kandi tuzanakomeza kongera izindi ngufuri ni urukundo One Love BigTown. Ikintu nabasha kukubwira wamfasha BigTown ndashaka kuzana ingufuri hani gashyiraho nayo tugomba kuzishira abafanizi bose na crew yawe go ahead gushyira ingufuri hano ni ibintu byiza cyane. Ingufuri 50 ziruzuye harenzeho n'indi y'umuma w'umushiti wacu nawe waje kuri museum ya park azana ingufuri twari twabimubwiye nawe arayifunze n'umugisha. Kimwe kindi cyabaho ubwo ngubwo sinzi icyo twakora kindi twakiragiza Imana yambye kumwishyuza amfitiye deni uyu One Love byangahe bya 200 rimaze igihe kingana gute rimaze iminsi nanyara bimusobanuriye ubwo ko naza kwa paka zama desa none agize neza cyane One Love n'umugisha kabisa asante mama wanje kabisa bya Love rero ikintu nababwira cyo aho kuvuga tuzumve aho kuvuga uzumve kandi ujye uvuga bikeya wumve byinshi biragufasha mu buzima. Ikintu twavuga cyo Imana yatugiriye neza uyu munsi umunsi wa Paka wari mwiza anive yari fresh nubwo covid ari ikibazo ariko life goes on izarangira. Ikintu nababwira cyo rero Imana ishimwe cyane kuba uyu munsi wageze wa Paka yuje imyaka 50. So what is next ubu ngubu niki kigiye gukurikira? Ikintu giye gukurikira ubu ngubu ngiye kwenjoyingira mu mutwe wanjye ko abashuti banye nabo turi kumwe ariko nabo bari enjoyinga ko twabivuganye babonye ibintu byinshi cyane ku ma TV bagiye babicishaho umunsi wa Paka kandi n'umunsi w'umwana w'umunyafrika ni ibintu byiza cyane. Rero amahoro n'umugisha byatari tujye dukunda Imana tujye dukunda inshuti zacu ko kutagira inshuti n'ubugwari kandi nta muhanga w'ubuzima ariko life goes on. BigTown short my bro respect ikwa kundi yo BigTown azi munsi twatembeye kuri museum ya Tupac ingi ikaba yitwa Tupac Kigali Village Caguwa n'inshuti n'abavandimwe bafunze ingufuri 50 hano. Uyu munsi Tupac yagomba kuba afite imyaka 50 niyo mpamvu bafunze ingufuri 50. This is BigTown TV. Uyu munsi tukaba twatembere kwa park gahunda nyinshi wazibonye n'ibindi biracyakomeza ariko uyu munsi reka dusoreza ngaha tubabwire hasta la vista. Are you there? Icyo ugomba gukora no gukanda subscribe kuri BigTown TV maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi. I go by the name Back T and this is BigTown TV. Behind the camera ndi kumwe na Mike Caguwa arakoze n'abandi bose barakoze. Until next time my people, ciao ciao.